na biriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data ndajya nkubwire ngo hari ibintu ukwiye kureka Imana ikazabikorera kwiyubahisha. Hari igihe ushaka akazi ukadepoza hirya no hino ukabisengera ukitabaza inshuti n'abavandimwe, yewe hari n'igihe uhubuka ugatanga ruswa ugira ngo ni inzira nziza, basi nabyo bikanga kubera yuko bidashoboka uretse gutegereza ukuboko kw'Imana. Hari igihe umukobwa ashaka umugabo yewe akabyambarira akitabira amateraniro abaho n'atabaho ariko bikanga. Hari igihe urwara uburwayi abaganga bagashyiraho imbaraga zabo bakarara bataryamye ariko bikanga ntukire kubera yuko ari ibintu Imana izakorera kwiyubahisha. Umunsi umwe Yesu Kristo ari kumwe n'abigishwa biwe, ngo abigishwa biwe baramubaza, babonye impumyi baramubaza ngo bati mwigisha ngo ninde wakoze icyaha, ngo n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Ngo Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ndajya nkubwira ngo hari ibintu Imana yapanze ko bizakemuka ari uko imirimo yayo yerekaniwe muri wowe. Mwene ibyo ngibyo naho wasenga rigashya, mwene ibyo ngibyo naho wakivuza ukagera kure, mwene ibyo ngibyo naho watanga ruswa wundi bitanemewe ku Mana, ntabwo byakemuka uretse gahunda y'Uwiteka. Wowe jya uvuga ngo ndi mu mugambi w'Imana na biriya ndabiyeretse izabikorera kwiyubahisha. Yesu aguha ihumure ryo mu mutima mu gihe ugitegereje kwiyubahisha k'Uwiteka. Imana ikugirire neza. Amen.